yego muze wamwitara ubutumwa ufite Imana yaguhaye umaranye iminsi. Reka tuguhe umwanya rwose ubutubwire ko abwirwa benshi akumva na beneyo. Imana yatubwiye ngo tubwire abantu ngo ibyaha byarimbuye Sodomu na Gomora. Ibyaha byarimbuye isi ya kera. Yego. N'ubu birimo birasatira abantu bisatiriye abantu. Bibageze birabarya isata burenge. Imana yatubwiye ngo tubabwire abantu ngo babisohokemo. Yes, reka mbasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Abe mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje. Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndiyatuma Imana Concorde. Reka mfata umwanya ngo ushimire wakanze subscribe ukadushyigikira twatuka umuryango mugari. Nawe ugiye kubona iki kiganiro bwo bwa mbere ukayikanda nukuri ngusabiye umugisha. Nanjye nabasezeranije ko ntazajya mbicisha urungu ahubwo mbanishakiye abakozi b'Imana, abasaza, abakobwa, abamama, urubyiruko, buri muntu wese ufite icyo yasangiza abantu. Niyo mpamvu ndi kumwe na muzehe wacu Nkezabera Bernard. Tumuhaye ikaze. Kari muzehe. Yego. Na amahoro y'Imana. Yego. Twishimiye Imana mu mutima, tunejejwe nawe mu mutima. Yego. Kiki turinze kandi namwe barinze. Nukuri Imana ihabwa icyubahiro. Reka dutangirize n'isengesho gangize kutuyobora. Mana mu izina rya Yesu, turi imbere z'ubwiza bwawe, turi imbere y'amaso yawe. Komeza kutweza no kutubabarira aho twagushumuyeho. Yo yavuze ngo ibyo mu ijuru nibyo bitunganye, ariko ngo mu isi wera wisumba byose ngo nta na kimwe gitunganye. Niyo mpamvu Mwami Imana yacu dusabye imbabazi kuba ari kure n'abari hafi, ngo babarire, kuko Mwami Imana yacu y'ubu niwe watwigishiye neza ngo yaje agatamba ibyaha n'ibya bene wabo n'iby'abana be akabihongerera. Nyakubaha Imana, none turabasaba imbabazi abari mu Rwanda n'abumva bose ururimi rw'ikinyarwanda n'abandi bose batacyumva isi yose muri rusange, ngo wongere utugire imbabazi, uturebane amaso y'imbabazi. Urakoze Uwiteka. Rero ukimara kutubabarira no kutweza, turagusaba imbaraga, turagusaba gushobora, turagusaba ubutwari mu izina rya Yesu, kuko nukutugirire neza. Turasabira mwene data ugiye kudufasha kuganira nawe muri iki kiganiro, ngumugirire neza, umwambike imbaraga mu izina rya Yesu rifite ubutware. Imbaraga za Mwuka Wera zishore imizi mu mutima we, kandi gukomera kwisumba byose kube kuri we. Niko natwe twisabiye, n'imbaraga za Mwuka Wera zidufashe, sho umwana w'umuntu ibure hagaragare gukomera kwawe. Twambaje Imana ni mu izina rya Yesu. Amen. Yego. Muze ni karibu. Yego. Tuguhaye ikaze pe. Yego muze wamwitara ubutumwa ufite Imana yaguhaye umaranye iminsi. Reka tuguhe umwanya rwose ubutubwire ko abwirwa benshi akumva na beneyo. Imana yatubwiye ngo tubwire abantu ngo ibyaha byarimbuye Sodomu na Gomora. Ibyaha byarimbuye isi ya kera. Yego. N'ubu birimo birasatira abantu, bisatiriye abantu. Bibageze birabarya isata burenge. Imana yatubwiye ngo tubabwire abantu ngo babisohokemo. Yego ni karibu, umwanya n'uwawe rwose kugira ngo ntaza kukuvugiramo. Sibyo byiza? Bunisitigita imisozi iraturika, abantu babuza aho bihisha, nyaboneka Mana dutabare. Bunisitigita n'imisozi iraturika, abantu babura aho bihisha, nyaboneka Mana dutabare. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Dufite ijambo turi buze gusoma muri Obadiya. Obadiya
kiba igice kimwe gusa. Turasoma umurongo wa 15. Niturangiza turi busome Hosiya ibice 7, turasoma n'umurongo wa 7 n'umunani. Yego. Reka dusome Obadiya. Nawe mwene data uri buze kudusomera iri jambo tuza gusanga muri Hosiya ibice, turasoma ibice 7 n'umurongo wa 7 n'umunani. Yego. Dusome mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana yavuze ngo kuko umunsi w'Uwiteka uri hafi, kuko umunsi w'Uwiteka uri hafi, uzi amahanga yose uko wagenje niko uzagenzwa, ibyo wagize bizagusubira ku mutwe. Imana itubabarire. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ijambo ry'Imana, Imana yambwiye ngo mbwira abanyarwanda, mbwira abantu bumva ikinyarwanda ndetse n'abimutse bakaja imahanga, aho bumva ikinyarwanda bose, ngo mbabwiye ngo umunsi w'Uwiteka uziye amahanga, nguko abantu ngo bagenje, nguko abantu ibyo bakoze, ibyaha bakoze. Imana yambwiye ngo nzabwira abantu ngo ibyaha bakoze, kwendana kwabo, ubusambanyi bwabo, ngo Imana ije kubitura ibyo bakoze uko bikurikirana byose. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Imana ibabarira abantu. Imana ngo Imana yabagiriye neza, Imana ibubakira amazu meza, Imana ibaha ubutunzi, bararya barahaga, abandi barambara, abandi babona akazi keza, ariko bagomera Imana, bakora nk'ibyaha by'ab'i Sodomu n'i Gomora bakora. Ngarika Imana irampa impamagambo ngo mbwire abantu ngo kuko umunsi w'Uwiteka uziye amahanga, nguko abantu bagenje, ngo niko ngo nayo izaba ibibasubiza ibyo bayikoreye, ngo nabo ije kujya gute, ije kubibitura. Amen. Amen. Abantu batwumva bumva ururimi rw'ikinyarwanda, abakongomani, abagande, kuko umunsi w'Uwiteka, abatanzania, abarundi bose ngo bumve ururimi, ngo kuko umunsi w'Uwiteka ugeze hafi kandi uzi amahanga yose uko bagenje, ibyaha bakoze, bakareka Imana, bakaninira Imana, uko umunsi w'Uwiteka ugeze hafi kandi uzi amahanga uko bagenje, niko naje kubitura. Nabonye ikintu gikomeye ubwo nari ndimo nsenga, numva ijwi rimbwira ngo mbwira abantu ngo basohoke mu byaha, ngo babisohokemo, ngo kuko Imana ije kubitura. Abakobwa Imana yabagiriye neza, ngo barimo basaba ngo bari gusenga, Imana ibubakire ingo, ngo kera bararangije ngo gusambana, ngo bakibwira yuko ngo Imana izabasubiza ibyo byifuzo, ngo bararangije kwihitiramo abo bashaka. Ngo niko n'i Sodomu n'i Gomora byagenze, niko no munsi ya Nowa byari biri, ngo bifatiye abo bishakira, ngo nuko rero Imana ije kubitura. Dusome ayo magambo ari muri Hose ibice 7 umurongo wa 7. Yego. Wa 8. Yego. Bose bashyushye nk'iziko, bose bashushe nk'iziko, barya abacamanza babo, abami babo bose baraguye, nta n'umwe wo muri bo untabaza. Efurayimu yivanze n'ayandi moko, Efurayimu ni nk'umutsima udahinduwe ugashya uruhande rumwe.
Imana yarambwiye ngo abantu nibasenge, ngo nibasenge, ndetse ngo n'abatware ndetse n'abayobora bose nibasenga Imana, ngo bafate amasengesho, ngo bapfukamire Imana. Imana ngo yirengagize umujinya wayo ifitiye abantu, ngo bambare ibigunira, ngo basenge Imana, ngo bahinduke, ngo kuko ngo Hoseya, ngo ijambo ry'Uwiteka rimugeraho, ngo riramubwira ngo bameze imvi z'ibitarutaru, ngo bameze nk'imitsima idahinduwe, ngo kuko batemereye Imana ngo bagumane n'Imana. Igihe kirageze, ngo umunsi wayo uri hafi, ngo kandi uziye amahanga yose uko yagenje, uko abantu bagenje, ngo nikije kubitura. Ubwo nibwo ubutumwa twari dufitiye abantu muri iyi minsi. Imana yatubwiye ngo tubwire abantu ngo ibyaha bakora mu rwihisho, ibyaha bakorera mu nzu y'Imana, ibyaha bakorera mu mutima, ibyaha bakorera aho bagenda, ibyaha bakorera aho bihishe, ibyaha bakora mu rwihisho, ngo bigiye kugaragara, ngo kandi bigiye gushirwa ku mugaragaro, ngo kuko bivanze n'andi moko. Ngo nuko rero, ngo nicyo gitumye ngo imbaraga z'Imana ngo zigenda zibayoyokaho, ngo zibashiraho. Ariko noneho ngo utangarize itangazo, Imana yambwiye ngo ntangaze itangazo, ngo mvuze induru abantu bumve, ngo umunsi w'Uwiteka urabaziye, ngo kandi ugeze hafi, ngo uko bagenje, uko bakoze, ngo ibyaha bigiye byarimbuje Sodomu, byarimbuje isi ya Nowa, ngo nibyo bigaragaye ngo muri iki gihugu cy'u Rwanda, nibyo bigaragaye muri ibi bihugu duturanye. Yemwe bene data, nimumva iyi nkuru musohokemo musenge. Kandi Imana yambwiye ngo nibasenge, ngo nibongere basenge, nibongere bafate amasengesho, ngo bongere biyirize, ngo bongere bapfukamire Imana, ngo bongere bayitabaze. Ngahari Imana nyiribihe ngo yakwirengagiza umujinya wayo. Obadiyo turasoma n'ubundi umurongo wa 4 n'uwa 5. Obadiya, ngo naho watumbagira hejuru nk'igisiga, icyayi cyawe ukacyariga hagati y'inyenyeri, aho naho nzahakumanura ugwe hasi, niko Uwiteka avuze. Abajura iyo bateye cyangwa iyo abambuzi bateraniyeho mu joro, ukaba waraciwe, aho wakwibwa kugeza ubwo bihaza. Abasaruzi b'imizabibu baje iwawe, ntibagira umuzabibu basiga, ntiyahumbwa. Amena. Imana yambwiye ngo abantu nibafate igihe cyo gusenga, nibafate igihe cyo kwinginga Imana ngo ibababarire, nibafate igihe cyo gusohoka mu byo barimo. Ngo yewe turi kuvuza impanda, ngo yewe ngo naho watumbagira hejuru, ngo nk'igisiga, ngo icyayi cyawe ukacyarika hagati y'inyenyeri, ngaho naho ngo nzahamanura, niko Uwiteka nyiribihe avuze. Ngo ugwe hasi, niko Uwiteka avuga. Ngo kandi ngo naho abajura baguteye cyangwa umwambuzi aguteraniyeho mu joro, ukaba waraciwe, aho ntiwakwibwa kugeza ubwo bihaza. Bene data, reka dutangaze iyi nkuru, reka tubatangarize, tubabwire ngo mumenye ngo ubu abantu bakiri mu byaha baciwe, baretswe n'Imana, batacumvwa n'Imana. Ngo mumenye yuko ko utewe ibyawe byose byajanwa
yemwe nimugaruke, nimwongere muhindukire, nimwongere muhindukire, nimwongere mwumve ugushakwa n'Imana uko ibahamagara, mwongere muhinduke rwose, kugira ngo ahari Uwiteka abone ko abarengera, kuko umurimbuzi ari hafi, ndetse isi ikaba igeze ku iherezo. Nimuhinduke rwose, muve mu byaha. Amen. 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 Yego, Imana iguha umugisha kubw'ubutumwa utugejejeho. Intumwa nziza nitumika, ntigire ikigabanya, ntinagire icyo yongeraho. Yego, reka tugane ku musozo, n'ubundi tuzagaruka. Imana nigira ikindi kintu kubwira, ugomba kubwira abantu bayo. Hari ibyo twaba tukuniganye? Oya. Oya. Yego, reka tugusaba gutange nimero ku buryo wagukenera yazaguhamagara mugafatanya gusenga. Ni karibu. Reka twongere turirimbe indirimbo yo igice kimwe. Yego. Twongeye kongera gusubiramo, twongere dusenge. Mbona isi itigita, imisozi iraturika, abantu babura aho bihisha, nyaboneka Mana dutabare. Mana turagushima, Mana turaguhimbaza, Mana turakunezerewe muri uyu mwanya. Mana turavuze ngo uri Imana y'abari kure n'abari hafi. Ahari nyakubahwa Imana, turibuka umunsi umwe ngo Yona yaravuze ngo ahari Imana wadukiriza iki gihugu. Ngaho nyakubahwa Imana, utugirire neza. Abantu barateshutse bava muri murimo wawe, abari ab'inginzi barabireka, barabanyamasengesho barabireka. Wera wisumba byose, bakimara kumvira itangazo ry'Imana, ubahereze gusohoka, ubahereze gusohoka, ubahereze gusohoka mu byo babamo. Urakoze nyakubahwa Imana, turasenze, ahantu waravuze ngo ijambo ryawe uzarikomeresha ibimenyetso n'ibitangaza. Ngaho turasenze nyakubahwa Imana, dusengera iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, ngo wongere ukigirire neza, ngo nihaba amabiringirwa nyakubahwa Imana, niko wabwiye umugaragu wawe Aburahamu, ngo nihaba amabingirwa 50, uhera kuri 70 ugeza kuri 5. Wera wisumba byose, nihaba amabiringirwa, ahari waturengera. Urakoze nyakubahwa Imana, ngaho urengera isi yose muri rusange. Kandi nyakubahwa Imana, turasenze nyakubahwa Imana, ngo wongere ubyutse umurimo wawe muri iki gihe kigoranye. Urakoze nyakubahwa Imana kukugira neza, ni mu izina rya Yesu. Amen. Yego, nomero zacu 0722 72 12 63 0722 72 12 63 0788 94 71 627. Reka twongere tuzisubiremo: 0722 72 12 63. MTN ni 0788 94 71 627. Amen.